nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashye twongere twishime tunezerwe dushimire imana nyagasani iduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashye twongere twishime tunezerwe dushimire imana nyagasani iduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo ntacyo twatanze dukunde turame abataragize ayo magingo abo si ku babo kuko ntawanga kuramira. ese wari uzi yuko bizinesi yo gukora no kugurisha imigati ari bizinesi ishobora kugukiza ikakugeza ku bukire utateganyaga? Bizinesi yo gukora no kugurisha imigati ni bizinesi igira amafaranga cyane kandi yunguka buri munsi. Twese nk'uko tubizi turabizi yuko imigati n'ibindi bifitanye isano ni ibintu biribwa buri munsi cyangwa se bikenerwa buri munsi, yaba mu gitondo umugati urakenerwa, saa sita umugati urakenerwa, nimugoroba umugati urakenerwa, nijoro umugati urakenerwa. Ubwo nimvuga imigati murumva n'ibindi byose bijyanye nawo, harimo amakeke, harimo amandazi n'ibindi bitandukanye bijyanye cyangwa se bikorwa mu mafarine n'ibindi. So muri iyi video rero tugiye kuvuga uburyo wakora bizinesi ya buranjeri, ni ukuvuga uruganda rukora imigati, nirwo bita buranjeri mu rurimi rw'igifaransa. Muri iyi video ndakubwira uburyo wakora iyi bizinesi yo gukora no kugurisha imigati, igishoro watangiza uko kingana, ibikoresho wakenera uko bingana, uko wakongera umusaruro, uko wamenyekanisha produit yawe cyangwa se ibicuruzwa byawe. Nk'uko tubizi twese rero, turabizi yuko umugati ni kimwe muri product zitwa fast moving consumer goods, ni ukuvuga ni ibintu bikenerwa umunsi ku munsi. Abantu benshi rero hari igihe babura bizinesi yo gukora, nyamara bizinesi zirahari, ntabwo bizinesi zigeze zibura. Bizinesi zirabura, ntabwo zabuze, ziba zihari, ahubwo ikibura ni amakuru, ikibura ni ubushobozi wenda bw'amafaranga. Niyo mpamvu kuri BVI Empire ngerageza kubazanira bizinesi zitandukanye kugira ngo dushobore kumenya ni ibihe bitekerezo cyangwa se ni iki twakora kugira ngo dutangire bizinesi runaka. Ese muri bizinesi zose zavuzwe ni iyihe natangira muri zo? Ntujye kure y'iki kiganiro rero, njyewe ugiye kukikugezaho nitwa Jean Marie Vianney. Iyi ni BVI Empire. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri BVI Empire, hano tunyuzaho ibiganiro bitandukanye bifasha abantu kugera kuri financial freedom. Nk'uko mugenda mubibona hano hejuru, ibiganiro tunyuzaho bijyanye na banki, ibiganiro bijyanye no kwiteza imbere, ibijyanye na bizinesi zitandukanye, ibijyanye na CRB, ibijyanye n'imisoro n'amahoro, ibijyanye na entrepreneurship ari byo kwihangira imirimo, ibiganiro byose bijyanye n'imisoro n'amahoro, ibiganiro bijyanye na skills and talent, hanyuma tukageraho tukanashyiramo entertainment motivation cyangwa se ibindi bintu bishobora gufasha abantu byo mu myidagaduro. Ntujye kure y'iki kiganiro rero, niba ari ubwa mbere ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika. Are you even ready? Now. Ese kuki bizinesi ya buranjeri ari bizinesi nziza cyane kandi yunguka vuba kandi itagihomba? Kubera iki iyi bizinesi yunguka cyane, yunguka vuba kandi ntihombe?
icyo kibazo dutangiriyeho n'ibindi nakubwiye haruguru rero turaza kubisesengura byose. Imigati rero ni kimwe mu bicuruzwa bigurwa kenshi, ni kimwe mu bicuruzwa bigurwa vuba, niyo mpamvu ku bantu bamenyereye gukora imigati cyangwa se gucuruza imigati, ariyo mpamvu bunguka cyane kubera ko nk'uko nabibabwiye umugati ni fast moving consumer goods, ni ukuvuga ngo ni ibicuruzwa bikenerwa buri munsi, bikenerwa n'abantu benshi buri munsi, niyo mpamvu byunguka cyane, niyo mpamvu bifasha abantu benshi gukira kubera yuko bikenerwa n'abantu batandukanye. So abantu rero benshi bayikenera mu gitondo, bayikenera saa sita, bayikenera nimugoroba. Hari abahitamo kurya umugati mu gitondo bawufatishije icyayi bafata breakfast, cyangwa se hari abahitamo kuwurya saa sita niba babuze ikindi barya cyangwa se ari ubushake bwabo. Hari abahitamo kuwurya nimugoroba, abajene hari abanga guteka ku mugoroba, abenshi uba usanga biguriye umugati bagateka n'icyayi cyangwa se yaba afite amata akaba ariyo afatisha. So imigati rero ikenerwa kenshi, ikenerwa n'abantu benshi, niyo mpamvu imigati, gukora imigati ari bizinesi itajya ihomba kandi ni bizinesi yunguka vuba, ni bizinesi ihora ifite isoko, ni bizinesi ihorana abakiriya. Ni ukuvuga ngo abantu bakenera imigati nyine nk'uko nari mbivuze aba ari benshi, ni ukuvuga ngo domande aba ari nini. Ni kimwe rero mu mpamvu iyi bizinesi ari nziza cyane. Ikintu cya kane, ushobora kuyigurishiriza ahantu henshi hatandukanye, hari mu maduka, hari mu mahoteli, hari mu marimantasiyo, hari mu mabotike. Abantu bacuruza amabotike uba usanga bafitemo n'imigati, hari mu banyeshuri mu bigo by'amashuri, hari mu mavuriro, uzi ko amakantine yo mu mavuriro aba afite aba arimo n'imigati, hari mu masupamaketi, hari mu makafetariya, hari mu marimantasiyo, hari mu bigo nk'uko nabivuze, utubari na za resitora. Aho hose ni ahantu hagera mu 10 mbabwiye. No mu makwe muzi ko n'ahantu habaye ubukwe usigaye usanga bashyizemo utugati tumeze ukuntu tworoshye abantu bafata. So imigati rero ikenerwa ahantu henshi, niyo mpamvu uramutse ukoze iyi bizinesi, ni bizinesi nziza cyane ishobora kugukiza, ishobora kugufasha guhindura ubuzima bwawe ukava kuri level uriho ukagera ku yindi. Iyi bizinesi rero abantu benshi bayikora ntibajya bashobora kubwira abandi inyungu ibamo n'ibyiza bibamo nuko bayitangira. Njye mba ndi hano kubera ko mba nabanje gukora research kugira ngo nkugezeho aya makuru atariho ivumbi. So iyi bizinesi rero mu bushakashatsi bwagaragaje yuko ishobora kunguka kuva kuri 35% kugera kuri 55%. Ni ukuvuga ngo ku giceri cy'ijana washoye ushobora kungukaho amafaranga 35, 55 se even na 70. Ayo mafaranga ntabwo ari make ku giceri cy'ijana washoye. Niyo mpamvu iyo turi kuvuga amajanisha, turi kuvuga imibare mu ijanisha, ni ukuvuga tuba tugereranya ku giceri cy'ijana hariho urwunguko rungana gute. So iyi ni bizinesi rero ushobora gutangira ukajya wunguka cyane. Ngiye kukubwira rero uburyo bubiri watangiramo iyi bizinesi. Gutangira iyi bizinesi uhereye ku gishoro gitoya, kuva kuri 1,200,000 kugera kuri 3,000,000 ushobora gutangira mini boulangerie. Ni ukuvuga ngo ni uruganda rutoya nyine rukora imigati. Nimvuga uruganda abantu ntibaze kugira ubwoba ngo wumve yuko uruganda ari ikintu kirenze level yawe. Ntabwo uruganda ndi kuvuga ari rwa rundi nyine rukenera ibintu byinshi cyane. Uru ni uruganda rw'imigati ndi kukubwira kandi ushobora gukora kuri gutangira kuva kuri 1,000,000, 1,100,000 kugera kuri 3,000,000. So ibi rero
byo gukora imigati murabizi ko bikenera ahantu, icyumba. Uramutse ubonye inzu ifite icyumba ndetse n'igikari, icyumba cyiza cyisanzuye, watangira iyi bizinesi yo gukora uruganda rw'imigati. Ndakubwira rero ibintu urakenera kugira ngo ube watangira iyi mini buranjeri, uhereye kuri 1,200,000 no kugeza kuri 1,000,000. Ariko nimvuga 1,200,000 ntiwumve ko wowe uri munsi cyangwa se ufite munsi y'iyi 1,200,000 wumve ko utabitangira. Oya, nawe watangira. Njya nkubwira ngo amafaranga ayo ari yo yose ufite wayatangiza bizinesi, as long as ufite icyo ushaka kugeraho, as long as ushaka kwikorera. Ni ibihe rero, ni ibihe bikoresho ushobora gukenera kugira ngo ukore buranjeri cyangwa se uruganda rwo gukora imigati n'ibindi bijyanye nayo? Nimvuga ibijyanye nayo nabivuze haruguru, harimo amakeke, harimo amandazi, harimo amacapati na twa tuntu twose bakora mu ifarini. Burya umuntu ufite buranjeri aba afite ibintu byinshi cyane ashobora gukora mu ifarini. So ni amakuru mba nashatse rero, ariko mu gihe nawe ugiye kuyitangira, bizaba byiza niwegera abantu babikora. Hari ayo bashobora kukwima, ariko biba byiza burya iyo ukoze urugendo shuri, niba ugiye gutangira bizinesi kandi ubona ikorwa n'abantu benshi kandi bateye imbere batajya barekera aho gukora, uragenda bakaguha amakuru. Burya akenshi iyo bazi yuko ugiye gukorera muri karitsiye itari iyabo, amakuru barayaguha. So ni ibihe bikoresho rero ushobora gukenera kugira ngo utangire iyi mini buranjeri? Ni ibihe? Nibyo rero ngiye kukubwira muri aka kanya. Igikoresho cya mbere rero ushobora kugura ni imashini bita oveni. Ni mashine ntoya nyine ishobora kugufasha gukora imigati ukoresheje ifarini. Ubwo ni ukuvuga ngo wamaze guhitamo uburyo watangira iyi bizinesi, iyi mashine wayikenera, yitwa oveni. Hari n'indi yitwa migisa. Migisa yo iba ishinzwe kuvangavanga, igufasha kuvangavanga, ariko wibuke yuko izi mashine ushobora kuzikoresha kimwe n'uko ushobora gukoresha ya maforomo yandi asanzwe, ndetse n'abantu bandi bazi nyine bazi guponda no guponda imigati, yego bazi nyine gukora imigati, bakabikora bagashyira mu iforomo no mu ifuru bakotsa. So ushobora rero gukenera amaforomo kuva ku maforomo 10 kugera ku maforomo 20, ariko dusubiye inyuma gatoya, iriya mashine ntoya ushobora kuyibona kuva ku 350 kugera ku 600. Iyi mashine ya migisa iri yivanga rero iba ifite litiro 10, ushobora kuyibona hagati y'300 n'450. Hanyuma mashine amaforomo, ushobora gukenera amaforomo 10 kuva ku 10 kuzamura bitewe n'ubushobozi. Hanyuma iforomo imwe uba ushobora kuyibona ku 10,000. Urumva rero bitewe n'igishoro cyangwa se na kapitali ufite, ushobora kuba wakora iyi bizinesi wagura amaforomo bitewe n'ubushobozi. Ameza yo gukoreraho, amwe bakoreraho nyine ifu cyangwa se baponderaho kugira ngo babone ya produit nyine bagenda bakatamo imigati. So ushobora gukenera ameza y'ibihumbi 30, 40 se 50, 60. Ayo meza yagufasha, ashobora kuba ari imwe cyangwa ebyiri bitewe n'aho ukorera uko hangana, cyangwa se bitewe n'amafarini ufite uko angana, n'ibindi bijyanye nayo n'ibikoresho. Ikindi ukenera rero nk'uko nari mbivuze ni ifuru cyangwa se amafuru. Ukenera ifarine. Ifuru ubwayo ishobora kugutwara ibihumbi 25 kuyubaka kugeza kuri 40. Ushobora gukenera ibyo gushyiramo
amambaraje cyangwa se amamvirope ashobora kugutwara ibihumbi bigera muri 40 cyangwa 50, kuva kuri 20 kugera kuri 50 wabibona. Ushobora gukenera gaze, ushobora gukenera se inkwi cyangwa se ibindi bintu bigufasha nyine kotsa imigati cyangwa se guteka imigati n'ibindi bijyanye nayo. Ifarini nayivuze, isukari, umunyu, marigarine, amavuta yabugenewe mu gukoresha imigati, hanyuma ukajya unyuzamo ugakora n'imigati ya ba bantu muganga aba yarabujije isukari cyangwa se umunyu, ba bandi barya imigati itarimwo umunyu, ba bandi barya imigati itarimo isukari, ba bandi barya umugati, ya migati y'abadiyabetike cyangwa se abantu barwaye amahiperitasiyo, hari imigati iba itarimo ikindi kintu bakenera kurya. So ugiye uyishyiramo rero, hanyuma ushobora no gukenera n'amata, buriya umugati urimo amata uba uryoshye, abantu benshi barawukunda. Ubonye uko ujya ukora umugati urimo amata, yaba ari shuwadiru cyane. So aho gukorera rero naho wahakenera, kubera yuko biba bisaba ngo ukorere ahantu kandi uhamenyekanishe. Birumvikana ko uba ufite n'icyangombwa nka tini namba n'ibindi, kugira ngo ujye ubona uko utanga umusoro, cyangwa se kugira ngo ugire aderese batanagufungira. So totari rero y'iyi bizinesi nkubwiye ya buranjeri ntoya, uhereye kuri 1,000,000 cyangwa se 1,200,000 kugera kuri 1,000,000 uramutse uyafite watangira iyi bizinesi. Hari abantu benshi baba bafite amafaranga aryamye kuri banki, kuyareba gusa bikabashimisha, kandi ayo mafaranga bakagombye kuba bari kuyabyaza umusaruro, bayakoramo bizinesi zunguka, ariko ugasanga kuyareba nibyo bibashimisha. Niba rero wabona aya mafaranga cyangwa se wajya kuyasaba muri banki, wakora iyi bizinesi y'uruganda rw'imigati cyangwa se buranjeri. Duhereye kuri mini buranjeri. Uramutse ushaka gukora by'umwuga rero uruganda rwisumbuyeho, ushobora n'ubundi gutangiza kuva kuri 7,000,000 kugera kuri 25,000,000, ukajya ukorana ya makeke y'amakwe, ya makeke y'amaniveriseri, ya makeke y'amapati. So ugakora nyine buranjeri ikomeye, ifite na pati ya bakari, cyangwa se bya bindi byose bijyanye n'ubundi bikorwa mu mafarine kandi bikenerwa umunsi ku munsi. Nababwiye ko imigati ikenerwa ahantu henshi, nahavuze ntabwo mpasubiramo, niba utawumvishe usubire hejuru. So rero kugira ngo ukore iyi bizinesi ufite igishoro kinini, ibyo wakenera n'ubundi, wakenera mashine nini ishobora kugura kuva kuri 3,000,000 kugera kuri 8,000,000. Hari mashine ya kabiri imigisinga cyangwa se ivangavanga, igura guhera kuri 1,100,600 kugera kuri 3,000,000, biterwa nyine na karite n'ibyo ikora bindi. Hanyuma ushobora gukenera indi mashine yitwa purufa, igura ibihumbi 800 kugera kuri 1,1,000,000. Hari n'indi yitwa divida, dofu divida, igura kuva kuri 1,200,000 kugera kuri 2,200,000. Hari indi rero yitwa dofurura, igura 1,000,000 kugera kuri 2,200,000. N'ubundi wakenera ameza, wakenera amaforomo, wakenera amafarine, wakenera amafuru, wakenera gaze, wakenera inkwi. Burya hari ibintu byinshi bikorwa n'inkwi, cyangwa se ibintu nyine ushobora kotsa ukoresheje ibyo bikoresho bya kijyambere cyangwa se bisanzwe bya kinyarwanda. So iyi bizinesi rero uramutse ushaka kuyikora mu buryo buri porofesiyoneri, uramutse ufite izo 7,000,000 kuzamura, waba ufite buranjeri ikomeye cyane ku buryo wajya wegisipotinga. Ushobora no kwegisipotinga hanze mu bihugu by'abaturanyi, ntawamenya. Burya umugati iyo uwukoze neza, uryoshye, ufite karite, ukorera ahantu hari isuku, abakiriya barizana, abakiriya barabwirana. Usanga amabotike menshi y'i Kigali n'ahandi hatandukanye, uretse mu ntara niho mbona
badashobora kubivangavanga, ariko nk'i Kigali nta botike n'imwe iba itarimo utuntu twose, ku buryo ushobora kwinjira muri botike yo muri karitsiye ugasanga utuntu twose turimo, ugasanga ibyo ukenera kugura byose birimo. Ayo mabotike rero icyo gihe uyaranguza iyo migati, amarimantasiyo, amasupamaketi, amahoteli, mu birori bitandukanye, kubaha imigati cyangwa se n'amakeke n'ibindi, amandazi, amacapati n'ibindi byose bitandukanye. Ushobora rero kujya uranguza hanyuma ukanashyiraho n'abakozi bagufasha kudetaya. So ibyo rero ugomba gutegura mbere yo gutangira iyi bizinesi ni ibihe? Icya mbere ni ahantu heza, lokesheni nziza, hafi y'abaguzi, ahantu hasukuye, ahantu hafite vantiyasiyo, hari vantiyasiyo cyangwa se hari n'amazi, hari n'umuriro, ahantu nyine utazagorwa no gukora ndetse no kugurisha imigati. Ikindi ushobora gukenera ni pamiti cyangwa se uburenganzira bwo gukora. Niba ukora bizinesi, ubucuruzi, uburenganzira bwa mbere ukenera ni kuba wiyandikishije muri Rwanda Revenue, nyine bakaguha tini namba. Niba ari kampani ubwo ugomba kuba ufite icyemezo cya RDB, wariyandikishije muri RDB iri registered. Hanyuma ikindi ugomba gukenera ni abakozi, birumvikana kuko ntiwabyikorera, na bya bikoresho twavuze haruguru. Hanyuma abasapuraya, abantu bashobora kugufurunisa cyangwa se kuguha aho ushobora kujya wowe ujya kurangurira raw materials cyangwa se ibikoresho by'ibanze nk'amafarini, amasukari, imyunyu n'ibiki. Abashobora kubiguha ukagenda ukabiterura ukaza ugakora, hanyuma wamara kuranguza ukabishyura. Burya ufite umusapuraya uri siriyasi, yarakwizeye, abona ko ukora, aguha ibicuruzwa bye ukagenda ukabikoresha, hanyuma wamara kugurisha ukamuhereza amafaranga yiwe. So ibyo rero ni bimwe mu bikoresho wakenera. Abasapuraya harimo nka zamu n'abandi baranguza amafarini, ingano, amafu ya kinazi n'ibindi. So ikindi uzakenera ni brand and packaging, ni ukuvuga izina ry'imigati cyangwa se izina rya kampani. Imigati ushobora kwita izina ryawe cyangwa se ugashyiraho nyine kampani. So sitika nziza, burya imigati ifite isuku, imigati irimo umunyu, isukari, imigati n'abarwayi ba diyabete bashobora kubona, ndetse n'aba hypertension. Niba ukora variyete zitandukanye uzabona abakiriya, ahubwo uzabura n'aho ubakwiza. So ngiye kukubwira rero uko waranguza neza bikagufasha kunguka byisumbuyeho. Ni gute noneho wamaze gukora uyu mugati waranguza neza bikagufasha kunguka byisumbuyeho? Ni ukuvuga ngo ugomba kugira ute? Kugura ingano cyangwa se amafarine menshi. Ku baranguza, ntabwo wowe uzajya kugura ku badetaya, kuko nujya kugura ku badetaya bazaguhenda. Ibyiza rero ujya ku musapuraya cyangwa se bariya abantu baranguza, ukabarangurira amafarini, hanyuma ugakora. Nurangurira ku bantu nabo baranguye bazaguhenda. Ni ukugira ngo iyo uranguye urunguka kurushaho kuruta uko wagura ku mudetaya. So ugomba rero kugira sitoke ihoraho ku buryo abakiriya batazaza gushaka imigati kugira ngo bakubure. Icyo ni cyo kintu cya kabiri ugomba gukora kugira ngo wongere inyungu. So iyo udafite abakozi, bakwibutsa ko sitoke igiye kurangira. Burya hari icyo twita sitoke do sekirite, ni ya sitoke udashobora kujya munsi. yigezeho ugomba kumenya ko ugomba guhita wihutira gukora oda cyangwa se gukora komande. So hanyuma ngiye kukubwira uko wakwamamaza ibicuruzwa byawe cyangwa se imigati mu gihe waba wamaze gukora iyo buranjeri cyangwa se urwo ruganda rw'imigati. So ikintu cya mbere ni ukwandika izina cyangwa se fresh breed marketing and name. Ni ukuvuga ngo kwandika izina, gukora umugati ufite isuku, ufite umwimerere, ufite agashya.
ugakora n'amadizayini menshi, hanyuma abantu bazakuyoboka cyane. Kora imigati rero y'amoko yose atandukanye, amavariyete atandukanye. Abantu benshi bakunda ibicuruzwa bishya cyangwa se bifite agashya. Hanyuma uzakora kudiringa n'abacuruzi cyangwa se abarangura, ni ukuvuga numara gukora imigati ugomba no gushaka amasoko, ukajya mu mabotike muri karitsiye, mu masoko atandukanye, ugashaka abantu bazajya bakurangurira, ukabereka sampo, hanyuma ukanababwira ko uzajya ubaha na bonisi, ugashyiraho poromosiyo nyine. Ikindi ugomba gukora ni ugutanga disikawunti ku bakiriya banini, babandi barangura kenshi kandi byinshi, kugira ngo bajye bagaruka bazakuzanire n'abandi. Ikintu cya gatatu ni derivari. Ushobora kujya wohereza imigati kuri abo baranguzi bawe, bamwe bakurangurira. Ushobora kuba ufite imodoka rifani se cyangwa moto yabugenewe ikaderivaringa, cyangwa se n'abakozi bashobora kubitwara mu bundi buryo bwemewe, ukohereza imigati ku buryo umuntu naguhamagara ngo nkeneye imigati n'iyi, urayimwohereza ikamugeraho bidatinze. Ikindi cya gatatu ni ukwamamariza ku ma social media, harimo WhatsApp, Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube, ugashaka n'abantu bakakwamamariza. Numara gukora iyi buranjeri, nanjye uzaze nzakwamamariza, ntabwo nzaguca amafaranga menshi. Ikindi ugomba kugirana amasezerano n'abantu, like ibigo by'amashuri, mukagirana amasezerano, bakajya bafata imigati bacuruza mu makantine, ibitaro, amahoteli, amaresitora, n'ibindi bigo bishobora kugurira ibintu byinshi. Mushobora kugira amasezerano kandi ayo masezerano akajya yubahirizwa. Ikintu rero ugomba kumenya ni ugutegura neza ibitabo by'ibaruramari, ukaba ufite umukontabure ubigufashamo, ubizi, uzi kuzuza ibitabo byose, uzi gukora raporo, uzi kumenya sitoke imeze gute, uzi kumenya ni ibiki byangiritse, ni ibiki bitangiritse, uzi kumenya gucunga neza amafaranga, umubaruramari. Hanyuma ugashyiraho n'umucungamutungo, ni ukuvuga umumanaja uhagarariye kampani yawe cyangwa se uruganda rwawe rwa buranjeri. Rero iyo ufite abakozi badashobotse kandi batanashoboye, nta kintu ugeraho. Ugomba kuba ufite abakozi bashoboye kandi bashobotse. Inyungu rero, ushobora kubona inyungu kubera yuko uba wagurishije kenshi kandi ku bakiriya batandukanye. Ushobora kubona inyungu nibura mu kwezi kuva ku bihumbi 670 kugera ku bihumbi 900, even na miliyoni, kandi wamaze no guhemba abakozi. Nakubwiye ngo umugati n'ibindi bifitanye isano nawo biribwa buri munsi, amasaha ayo ari yo yose. Ni porodagite itajya ibura isoko, ni porodagite ihora ikenewe igihe cyose. Ikindi kintu cy'ingenzi rero utagomba kwibagirwa ni ukwigira ku bandi. Ugomba kumenya kwigira ku bandi bakora nk'ibyo ngibyo nawe uba ushaka gukora, ukagenda ugafata amasomo, ukamenya amakata abamo, ukamenya challenge zibamo n'uburyo ushobora kuzihandoringa. Ukagira packaging nziza, hanyuma isuku ku bakozi, aho ukorera, mu bikoresho ndetse no muri ibyo bicuruzwa uri gukora, isuku niyo ya mbere. Tugera ku musozo rero, niba ushaka bizinesi idapfa guhomba kandi ihora ikenewe n'abantu benshi, cyangwa se ihora ifite demande iri hejuru, kandi ikaba isaba ubushobozi butarenze 1,200,000 kugera kuri 3,000,000, 7,000,000 se kugera kuri 25,000,000, buranjeri niyo nziza cyane kubera yuko ni bizinesi iramba, yinjiza amafaranga menshi, igira abakiriya benshi, ihora ikenerwa kenshi, yunguka amafaranga menshi kandi itagipfa guhomba. Iyi ni bizinesi nziza rero ushobora gutangira uyu munsi, nyuma yo ko umaze kubona iyi video. Niba iyi video rero igufashije, kanda like, hanyuma wibuke kuyisangiza abandi. Niba wari utarakora subscribe, wibuke gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika. Njyewe wakugezagaho iki kiganiro nitwa Jean Marie Vianney. Iyi ni BVI Empire. Duhure muri video itaha. Ciao ciao.